tubanje kubaramutsa abakunzi bacu namwe abakunda gukurikirana ibiganiro byacu. Uyu munsi wa none tugiye kuganira ku kijyanye n'imboga zisharira. Ni imboga zishobora kugufasha mu buzima mu gihe cy'uyu munsi wa none. Hariho indwara zitandura kandi ziri kwibasira abantu, ukabona ni indwara zimeze nk'aho ari ibyorezo, ariko hari icyo Bibiliya bivugaho kuri izo mboga zisharira. Reka turebere hamwe mu ijambo ry'Imana mu Kuva mu bice 12, duhere ku murongo wa 5, tuganire muri makeya. Umwana w'intama wanyu cyangwa umwana w'ihene ntuzagire inenge, uzabe isekurume itaramara umwaka, muzawukure mu ntama cyangwa mu ihene, muzawurindirize umunsi wa 14 w'uku kwezi, iteraniro ryose ry'Abisirayeli bazawubikire nimugoroba, bazende ku maraso bayasige ku nkomanizo zombi no mu ruhamo rw'umuryango ry'amazu bawuririyemo. Muri iryo joro bazarye inyama zawo zokeje, bazirishe imitsima itasembuwe, bazirishe n'imboga zisharira. Ntimuzazirye mbisi cyangwa zitetse, keretse zokeje. Igihanga cyawo n'iminono yawo n'ibyo mu nda byawo ntimuzagire icyo musiga ngo kirare. Iziraye muzazose. Uko aba ariko muzarya, muzazirye mukenyeye, mukwese inkweto, mwitwaje inkoni, muzazirye vuba vuba. Iyo niyo Pasika y'Uwiteka. Ku by'izo mboga, hari kuri Pasika Uwiteka yari yahaye Abisirayeli, kubera ko byari ngombwa, yagira ngo yohereze umurimbuzi muri Egiputa. Noneho ababwira ko kizaba ikimenyetso cy'amaraso bazashyira ku ruhamo rw'umuryango cyangwa ku nkomanizo z'umuryango. Ababwira ko uwo mwana w'intama cyangwa w'ihene udafite inenge, nibawuteka cyangwa nibajya kuwurya, bagomba kuwurya bakawurangiza n'iminono n'izo mu nda zose. Abategeka ko bazarisha umutsima udasembuye kandi bakarisha n'imboga zisharira. Nashatse ko uyu munsi wa none tuganira kuri izi mboga zisharira. Urumva, hari igihe Uwiteka agiye kohereza umurimbuzi, noneho ababwira ko ikimenyetso ari amaraso bazashyira ku muryango, ku nkomanizo zombi cyangwa se ku ruhamo rw'umuryango, ariko babwira ko bagomba kurisha umutsima udasembuye, bakanazirisha imboga zisharira. Nagira ngo nkubwire ngo izo mboga zisharira uyu munsi wa none wazihuza n'izo ndwara nazo zimeze nk'ikiza cyangwa icyorezo, indwara zitandura ariko zimereye nabi abantu uyu munsi wa none. Izo mboga nizo ngira ngo nkubwire uyu munsi wa none, nawe wazifashisha kugira ngo muri iki gihe cya none hariho indwara zitandura ariko zimereye abantu nabi. Izi ni imboga wakoresha kugira ngo ubashe kwirinda, kuko nawe yari yababwiye ko agiye guteza umurimbuzi, ariko babwira ko marayika naza agasanga umuntu yariye kuri izo mboga, agasanga yariye no kuri izo nyama, agasanga yariye no kuri uwo mutsima, k'uwo murimbuzi ntacyo ari bubatware, kw'icyo kiza cyangwa icyorezo ntacyo kiri bubatware. Ariko uyu munsi wa none izo mboga ni izihe? Waba wibaza utese izo mboga ni izihe? Imboga zisharira hari icyo Bibiliya zivugaho. Reka turebe muri Luka 11:42, twumve amwe mu moko y'izo mboga, hanyuma duhereho tubona kuzisobanura no kukwereka izishobora kuboneka bugufi bwawe. Noneho nawe ujye ugerageza gukoresha izo mboga zisharira, kuko na Bibiliya irabitwemerera ko izo mboga tugomba kuzirya. Urebye ku murongo wa 42 muri Luka 11:42, watambuka imbere nko kuri B, kuko mutanga 1/10 cy'isogi na nyirasogereza n'imboga zose. Nagira ngo twumve neza ko izo mboga zishobora kuboneka. Hari ijambo ry'Imana rizivugaho, abafarisayo bazitangagaho imigabane ya 1/10,
ariko wowe uyu munsi ni imboga wakoresha, bivuge ko na mbere imboga zari ziriho izo mboga zisharira, n'uyu munsi wa none zirahari, ariko abantu ntabwo bari kuziha agaciro cyangwa kwitabira kuzirya. Niyo mpamvu nagira ngo nkwereke imboga warya wakoresha ukirinda imivuduko, ukirinda amadiyabete, ukirinda icyo kintu cy'ikiza gishobora kugutungura, ukirinda izi ndwara zirimo zibangamira abantu z'amasukari n'imivuduko ikabije. Ni ibintu byagufasha muri iki gihe cya none, ukagerageza. Abisirayeli bigeze kubivugaho ko bakiri muri Egiputa baryaga amadegede, bakarya amatungurusumu n'ibitunguru. Biriya ni ibintu byagufasha, ariko reka nkwereke noneho izo mboga izo arizo. Bibiliya tweretse ko hari isogi, hari na nyirasogereza. Reka turebe rero izo mboga zisharira ni izihe uyu munsi wa none wakoresha kugira ngo nawe wirinde. Ikijyanye n'amadegede, ni imboga rwose nziza cyane muri iki gihe cya none. Izo mboga biragaragara ko ni uruyuzi, ariko ruba rufite ibisusa. Izi ni imboga z'ibisusa wakoresha muri iki gihe cyo kwirinda indwara nk'izo zimeze nabi z'imivuduko n'ibindi. Amadegede ni ibihaza, nuko aka kakiri gato, ariko biriya bihaza ku masoko hose urabihasanga, byagufasha muri iki gihe cya none mu kwirinda izo ndwara zimereye ubuzima nabi uyu munsi wa none. Ni indwara zitandura, ariko ni indwara iyo urebye usanga zimeze nk'akarande, ariko wareba ugasanga ese niki gituma ba sogokuruza batararwaraga ibi birwara cyane? Nuko baryaga ziriya mboga zisharira, nuko hari ibiribwa bakoreshaga tumaze gusa naho twaretse. Bakoreshaga imitsima y'amasaka. Bibiliya tweretse ko ngo nibajya kurya uriya mwana w'intama cyangwa w'ihene bazarisha umutsima ariko udasembuye. Uyu munsi wa none abantu bari gukoresha imigati, iyo niyo mitsima isembuye. Hari imitsima yabaga idasembuye, umutsima w'uburo, umutsima w'amasaka. Wasangaga ari umuti, nk'iyo wafataga cyangwa n'ububikoze ugafata inzuzi zavuye muri aya madegede zumye, ukazikaranga, ukazitera umunyu, ukazirisha umutsima w'amasaka. Ni umutsima udasembuye, ni umutsima mwiza, cyangwa w'uburo. Ibyo byabaga twabyitaga ko ari umuti cyane w'inzoka. Usangaga nubwo yabaga ari teniya, cyangwa se muri iki gihe sinzi uko bayita, ariko umenya ari teniya n'ubundi. Inzoka ifite imbaraga cyane zirenze urugero, iyo nayo wagiraga gutya wariye izo nzuzi ziteye umunyu, wazirisha uwo mutsima, izo nzoka zarasohokaga, kubera ko iba ari nini yacikagamo ibice bigatakara, umuntu akabijugunya. Reka twikomereze kuri izi mboga. Ni izihe? Umumaro wazo ni uwuhe? Twabonye Bibiliya itwereka ko hari n'isogi ndetse na nyirasogereza. Iyi ni isogi rero. Izi ni imboga nziza wakoresha mu gihe cya none, ibyo birwara by'imivuduko n'amadiyabete n'ibindi byose by'ibiza n'ibindi bikakugendera kure. Dore rero isogi ngiyi urayibona, ni imboga nziza cyane kuzitunganya, dore kuzisoroma. Ni imboga zisharira cyane. Bibiliya yavuze ko bagomba kuzirisha umwana w'intama cyangwa w'ihene. Ni pasika Imana yahaye abantu kugira ngo ibarinde bagire ikimenyetso cy'amaraso y'umwana w'intama, ariko bariye imboga n'umutsima udasembuye. Imboga zisharira rero dore Bibiliya ivuga ngizi ni isogi. Ni izi mboga ufata ugashyira mu biryo, ukaba ufashe ku rukingo rw'ibintu nk'ibyo by'ibiza n'ibyorezo by'ibirwara bitamenyekana by'akarande nk'ibyo ngibyo. Iyi ni isogi rero. Nyirasogereza nayo ubutaha nituyibona tuzayibereka. Dore izindi mboga, izi zitwa isogo. Izi ni imboga nazo usoroma ugateka, kandi ukaba ufashe ku bwirinzi bw'ibirwara bimeze gutyo. Dore gusoroma isogo, dore imboga nziza cyane utapfa kubona. Ni ibintu abantu baba basuzuguye, nka nyirasogereza nahingwa irimeza, isogi n'isogo birimeza. Ni imboga abantu basuzuguye uyu munsi wa none, ariko zifite umumaro. Izi nizo basogokuruza baryaga, ugasanga ubuzima bwabo nta muze. Bene data, mureke twongere turebe neza niba Bibiliya ivuga ko tugomba kurya imboga zisharira. Dufate izi mboga tuzikoreshe. Ni imboga nziza cyane. Ukabwirwa rero agati kako
kaba kariho utubuto. Iyi ni isogo, dore utubuto duto cyane. Ubutungutu tugeze igihe cyo guhisha. Hari igihe duhisha umuhondo nk'inyanya cyangwa se tugahisha umukara. Hari n'izindi sogo nini nazo ubutaha ni mu bishima tuzajya tubibona muri komenti, nazo tuzazibereka nibiba ngombwa. Tuzajya tubibona muri komenti y'ikiganiro tuba twagiranye nk'uko musanzwe mubigenza. Izi rero ni imboga nziza cyane kandi Bibiliya itubwira ko zisharira, zishobora kudufasha mu buzima nk'ubwo ngubwo, nk'uko amatungurusumu, ziriya mbuto zose zishobora kugufasha. Amatungurusumu nayo burya mu mboga zisharira abamo, kandi buriya nayo dukunze kuba tuyafite yaranakoreshwa cyane, ariko abantu benshi bayakoresha batazi uko ameze. Aka ni kamwe mu matungurusumu, kaba ari akabumba ariko kagizwe n'utuntu nk'utu tugera muri 5 twomekeranije. Iyi ni tungurusumu nayo iyo ugafashe ukagatamira karasharira. Nako rero kari mu bintu Abisirayeli bakoreshaga bari muri Egiputa. Ubone ko byari bifite umumaro cyane. Mu byo bakumbuye harimo amatungurusumu n'aya madegede, n'ibitunguru bitukura, n'ibindi bitunguru bifite ngo ibibabi by'ibibati, aribyo byitwa bya puwaro na za honya. Ibyo byose bifite umumaro. Mugiye mwita cyane ku bintu nk'ibi ngibi. Niba Bibiliya ivuga ko byagize umumaro kuva kera, n'uyu munsi wa none biracyawufite. Kandi izi mboga zisharira dukomeze twitabire kuzikoresha kuko zirimo umumaro cyane. Ntabwo bitubuza gukoresha n'izindi mboga zisanzwe, ariko cyane cyane twite ku mboga zifite icyo zimaze. Hanyuma izi nazo tuzita nk'imboga, ariko mu kinyarwanda gisanzwe zitwa intagarasoryo cyangwa se ibitagarasoryo. Kugira ngo murabona imbuto ngizi, izi mbuto zirasharira. Iyo bifashe ugahekenyaho wumva bisharira, ariko ku bijyanye n'amasukari cyangwa se imivuduko, ibi rwose ni ubugiro, ni ubugenge. Ugerageje ukaduhekenya, ukagenda ufata duke buri gitondo, niyo haba saa sita na nimugoroba ufata utundi utubuto wenda nko ku kiyiko. Ugiye ufata utubuto ku kiyiko, ibi nabyo bikunda kwimeza ahantu, ariko wanabicirira. Imbuto zabyo zeze ziratukura ni nk'intoryi, hanyuma aho ukajugunye birimeza bikororoka cyane. Ibi rero ni ibintu wakoresha nawe mu buryo bwo kwirinda. Niba Imana yaratanze imboga zisharira mu bwirinzi bw'uko marayika murimbuzi ari buze kuhanyura, kiriya kimenyetso, niyo mpamvu pasika burya Imana yahaye Abisirayeli pasika, cyari ikimenyetso cyo guhitaho cyangwa se cyo gucaho. Ngo nasanga wamaze gufata kuri iyo pasika, wafashe kuri icyo kimenyetso, icyorezo cyangwa se marayika uri buteze icyorezo muri Egiputa, nasanga wafashe kuri izi mboga no kuri uwo mutsima no kuri ariya maraso asize ku nkomanizo, ni ukuvuga ufite icyo kimenyetso aracaho. Ijambo pasika ubundi rivuga gucaho, ni uguhitaho. Ni ukuvuga ngo niba wamaze gufata pasika aragucaho. Niba wariye izi mboga zisharira, icyorezo cyose gica ku ruhande kuko umubiri wawe umaze kugira ubwirinzi. Twavuga kuri byinshi rero. Imboga burya habamo n'umubirizi. Twavuga byinshi. Umubirizi nawe ushobora gufata ibibabi 2 cyangwa 3 ugashyira mu mboga ugateka, birasharira nyine. None se bigende gute? Birasharira, ariko ni umuti, bifite umumaro. Nta kindi twakora rero uretse kugenda turushaho kugirana ikiganiro, tugahugurana, tukareba ko twafata ku burinzi muri iki gihe cya none cy'iminsi ya nyuma, iminsi irimo ibirwara, ibyorezo byinshi, ariko Imana yaduhaye ijambo ryiza ridufasha kumenya ko imboga zisharira zifite umumaro. Cyakora ngenda mbona abantu bamwe bagenda babyitabira. Ibihaza ni ibiribwa byiza, sigaye mbona ko mu maresitora barabitegura. Amateke, ibintu nk'ibyo, ibiryo bya kera byafashaga n'abasogokuruza ibijyanye n'ubwirinzi mu buzima. Murakoze rero, reka dufatanye gusenga kugira ngo ibiganiro tuganira Imana ijye ishyiramo imbaraga zayo. Nufashe kuri izi mboga cyangwa se kuri iyi miti bizajye bimugirira umumaro. Imana ibahe umugisha. Reka dusenge. Mwana, twongeye kugushima kubw'ikiganiro cyiza tugiranye na bene data bakurikirana ibiganiro byacu. Turagushimye Mwami Imana yako ari wowe watanze ijambo ryiza ritwereka ko hari imboga zisharira tugomba gukoresha, maze tukabasha kugira
ubwirinzi kuko ari ikimenyetso gikomeye wahaye ubwoko bwawe bw'Abisirayeli bakiri muri Egiputa. Uyu munsi wa none ndasabye kugira ngo ubwoko bwawe abaduteze amatwi izi mboga bazikoreshe mu izina rya Yesu, uzitunganye kugira ngo zifashe imibiri yabo ku ndwara z'imivuduko, indwara z'amadiyabete n'ibindi biza n'ibyorezo byose, umubiri wabo uba ufite ubwirinzi. Turagushimye kuko wabiduteguriye kugira ngo bitugirire umumaro mu gihe nk'iki, ni mu izina rya Yesu urakoze, amen. Imana ibahe umugisha.